yewe Yesu mwami w'amahoro utanga ukunze nta kikuziga dusabye ubuntu n'amahoro yawe ngwari ibyo bitugenga yewe Yesu mwami w'amahoro utanga ukunze nta kikuziga dusabye ubuntu n'amahoro yawe ngwari ibyo bitugenga nubwo Satani agerageza cyane kudukura ku musaraba wawe dufite isezerano yuko nta n'umwe uzayoba inzira nubwo Satani agerageza cyane kudukura ku musaraba wawe dufite isezerano yuko nta n'umwe uzayoba inzira nubwo benshi basubiye inyuma bakarwanya umurimo wawe mwiza twiringiye ko batazatinya gucecekera imbere yawe nubwo benshi basubiye inyuma bakarwanya umurimo wawe mwiza twiringiye ko batazatinda gucecekera imbere yawe bazarwana n'intare n'ibishoboka ariko sinabatumye bazarwana n'intare n'ibishoboka ariko sinabatumye ubu Satani yahinduye amayere yifatiye Roma mu biganza ashaka ko n'andi madini yose yagwa muri uwo mutego ubu Satani yahinduye amayere yifatiye Roma mu biganza ashaka ko n'andi madini yose yagwa muri uwo mutego ikibaje kandi gikomeye abarinzi b'amategeko baramanutse bifatanya nayo kubwo gukunda icyubahiro ikibabaje kandi gikomeye abarinzi b'amategeko baramanutse bifatanya nayo kubwo gukunda icyubahiro ariko mwihangane bene data itorero ry'Imana ririho ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'umugorozi mukuru nubwo ryahura n'ibigeragezo Yesu nawe yaje kubicamo natwe nitwihangana nkawe tuzagera kuri iyo ntsinzi ariko mwihangane bene data itorero ry'Imana ririho ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'umugorozi mukuru nubwo
Yesu yawe yabanje kubicamo natwe nitwihangana nkawe tuzagera kuri iyo ntsinzi natwe nitwihangana nkawe tuzagera kuri iyo ntsinzi.